ubu nshobora kuba namubona ku ifoto pe. Ubwashize shangazi yarambwiye ngo yarapfuye. Na mukecuru arabyemeza uti yarapfuye kuko ngo hashize imyaka 16 batumva ijwi ryiwe batanamubona. Byo namenya nanjye kavuke nkavuga uti nanjye mfite ababyeyi nkagira uwo nita umubyeyi kuko ubundezwe bupfubye imyaka ibaye myinshi nderwa bupfubye. Hello my people, I hope you are fine. Ndabasuje aho muherereye hose. Ni Irakoze Kayitare Benite nkuko bisanzwe kuri Top TV show. So ndifuza kubana namwe mukore subscribe, like, share and comment kugira ngo tubane mu buzima bwa buri munsi. Umunsi ntabwo ndigiye nyine rero nabazaniye umutumirwa w'uyu munsi yitwa Nibishaka Isaac. Niyo mazina ye. Tugiye gutangira nawe mwumva ubuhamya bwe, mwumva afite ubuhamya bubabaje cyane, afite ibintu byinshi byo kuvuga. Ababyeyi mwumve mwicare mutega amatwi, abafiyemeri, abantu murera abana mwenyine, abapapa mujugunya abana, abantu benshi nk'umuryango muri rusange, ndetse n'abandi bana namwe mubayeho ubuzima bukomeye mudafite abantu muri kumwe nabo, ndetse n'andi bafamiye murera abana batari abanyu, mutabyaye bo muri famiye se cyangwa mwakuye ahandi, kugira ngo mwigire kuri ubu buhamya burababaje ariko burimo n'amasomo y'ubuzima. So Imana ibahe umugisha rero, reka dutangire. Uko byagenze iri mu bihe bya kera nyine njye ntari bwagere ku isi. Mama yagiye ashakana na papa mu Bugarama, ariko mama yaratuye mu Gishoma. Akiri umukobwa yabaga mu Gishoma ashakana na papa mu Bugarama. Igihe kiza kugera barubaka bagura inzu barabana nyine babana igihe cy'umwaka, abyara umwana w'umukobwa wa mbere bamwitaga Firidausi. Yageze imyaka 2 arapfa. Atwara inda ya kabiri ariyo yanjye. Inda ya kabiri igeze mu mezi 7. Papa aramubwira ngo afite urugendo. Papa nyine ndi shehe, yari shehe. Amubwira ko afite urugendo agiye kwiga iby'amadini yabo i Nyamasheke. Aramubwira uti nta kundi twabigenza, reka dufatiye inzu tuyisizemo abakodesha, noneho amafaranga arajya gufasha nanjye angereho nishyure abarimu. Ubwo papa aragenda nk'ugiye kugira gute, nk'ugiye kwiga mbega. Agezeyo igihe kirashira, umwaka urashira. Ubwo mama yari afite inda, nari naravutse atazi ngo ruhe na ruhe. Aza gufata umwanzuro wo kujya kumushaka. Ariko iyo yanzu amafaranga yarayabonaga? Yanzu amafaranga yarayabonaga. Nyuma yo kujya kumushaka i Nyamasheke, yongeye kugaruka aje nkuje kumusura, ariko nari maze kuvuka, ntaribanza nta cyumwe nari maze kwisibanza kose. Aramwongera aramushutse ngo kwiga i Nyamasheke ntibiri gukunda, ashaka kugenda muri Kongo ku ivuko. Kuko niho yaturukaga, aho bita i Kinshasa. Sinzi agace arakiye ariko numva ko ari i Kinshasa ariho yavukaga. Hariyo bashehe bandi baziranye, abo barera ngo nyine bose ngo babaye bashehe. Yumva kuba shehe Nyamasheke bitari kumuhira. Aramushuka. Icyo gihe bamarana na mama nk'icyumweru kimwe mu Bugarama. Nza kurwara, ariko n'uburwari mama ajya mu bitaro. Papa ahita afata ya nzu aragurisha, n'igikari cyari kiri aho ngaho aragurisha. Yoherezamo mama amafaranga 40,000. Aramwohereza, aramuhamagara amubwira ngo ngiye kugenda kwiga, ariko ukoresha uko ushoboye kuko nta wundi muntu uri hano, uzashyikire mu rugo iwanyu. Imyenda narayohereje, ibikoresho byose narabyohereje, uzashyikira mu rugo, ubwo tuzajya tuvugana buhoro buhoro. Mama ubwo ko yakaje nyine abyumva. Ariko ntabwo mama we yarazi ko yagurishije ibintu byose? Ntabyo yarazi. We yabonye amafaranga 40 bimugezeho gusa, ariko ntiyarazi nyine ngaturutse kuki, kuko urumva yaramwizeye nk'umugabo. Mama agenda rero nk'ugiye kwakirirwa mu rugo nyine, kuko nta wundi muntu yarasanze iwiwe. Agenda ku ivuko nawe kwa mama umubyara kwa mukaka ubwo ngubwo. Hakubise icyumweru abona umugabo ntaje kumusura.
amuhamagaye kuri telefone yumva nimero ntiri gucamo. Nari ndwaye uburwayi nanjye simbuzi, numva ko nari ndwaye uburwayi, sinahumekaga, sinavugaga, sinari meze gute, nari umuntu utera aho ngaho gusa. Afata umwanzuro rero aramanuka ajya mu Bugarama aze kureba uko bimeze. Ashyitse aho ngaho kuri ya sambu asanga harimo abandi bantu. Arabaza ati se mwageze hano gute? Namwe se muri gukodesha, muri kudukodesha? Ara nawe ubukode mwaduhaye? Ntiyabimenya rero ko inzu yagurishijwe kera. Ariko acyashyika abaturanyi n'inshuti nyine, kuko ntabwo ari kumara ahantu hagera mu mwaka ngo ntabure inshuti cyangwa se n'abandi bavandimwe. Habaye uko nguko. Bamuha ku makuru rero y'uburyo bagurishije inzu, bakamuhereza amafaranga 40,000. Numva ko yari imaze kuzura, yari inzu itekara basanse. Barabahaye ngo 2,000,000. Byumva nyine ko ari 2 kuko nawe nizo yambwiye, ariko yashyikireho 40,000 mu byo kumfasha kugira ngo ndere gute arebe ko navurwa. Nuko abaza amakuru neza rero asanga inzu yaragurishijwe. Yiyambaza mu buyobozi naho babura icyo babikora, kuko harimo n'abasinye nyine, abayobozi bari barasinye. Abuze uko abigenza rero nta kindi yafashe umwanzuro wo kuzamuka agenda kuba mu Gishoma kwa mama umubyara. Ngenda nkora gake gake, ngeze mu myaka 11 mama aragenda ajya gushaka, sigarana na mukecuru umubyara. Ashaka undi mugabo. Ashaka undi mugabo. Sigaranye na mukecuru undi umubyara rero nahabaye sinarengeje umwaka umwe. Ba marume bati isiko tugenda kwaswa, ntabwo tujye turera abishwa b'Abisilamu ahangaha. Nyine kuko nicaraga ndwaragurika, ubwo burwayi narakuranye sinzi, ubwo ngubwo kuva mu bwana bwanjye sinigeze nywa amata, kuko sinonkejwe, kuko navuye ku ibere nkiri mutoya. Kuva nafatwa n'ubwo burwayi sinigeze nonga. Binkuriramo uko nguko nyine no kurwaragurika byose. Ba marume babona ndwaye rero bati genda ujye iwanyu mu Bisilamu bazakuvuza. Ba mamudogo bati yagiye kwa nyina yarashatse ahantu bita ni mu Gishoma, ahantu bita Berejingi, niho yarashatse hafi kurwo ruganda bita Berejingi. Ngo nasange nyina Berejingi, ba mamudogo banyirukana. Mukecuru uti ntaho mu mujyana, niwe basi wabashaga kunyumva, kuko nyine yagifite impuhwe za kibyeyi. Pabaye uko nguko maze kugira imyaka 13. Nari maze kugira agatege rero. Mbona ubwo mu myaka 11 nari mbatarutse, nta muntu ugeze anyambika. Narwaraga ubwo umwenda mama yansiganye. Uwo nguwo niwo nakuriyemo ngeza ku myaka 13, maze kumenya guturira umuntu ijerekani, kugenda gutahiriza umuntu, kankubita ibyo kurya. Mama mudogo wose ari baramaze gushaka, na ba marume barashatse, ariko abenshi duturanye. Noneho babona uko nguko rero, gusa bankoresheje imirimo yabo nyine, kazajya ngenda mu mirima yabo, kubahingira, kubabagarira, baterere imiti mu matomati. Ndi umwana mutoya 13, wumve guheka ipombe y'ibiro bingahe. Mbaterera imiti, nkabasarura itomati, nkabashorera mu masoko. Gusa iyo nabasabaga amafaranga nta kindi bambwiraga, ahuba ni kwande, si kwa nyoko, si kwasko, nta munani waswo tuzi, nta wanyoko tuzi, iriya nzu wamo uyishyura ngahe. Mukecuru rero akabarwanya nyine, akagerageza akabatonganya. Biza kugeraho mbona n'ubundi abo turi kumwe sibanyishimiye. Gusa yari umunsi umwe na nyine kwari kwajyanye na Muyomba mu ishyamba gusoroma itomati. Ndazitwara havamo ubudonga 6, ntwara ubudonga 4 rero. Ahantu kwasaruraga itomati ni ahantu bita Nyakansheke, ni umusozi muremure cyane, muremure pe bishoboka. Naragiye ntwara ubudonga 4, njyana kamwe mu isoko, kuko akadonga kugakora aho ngaho mu ishyamba ngashyitseyo mu rugo yari amafaranga 600. Ariko nakumve ko nakwaye 4, ariko ntiyampembye. Nibwiye ngo azampembera kuko nzakora hehe mu isoko. Ndagenda ngeze mu isoko rero, tumaze kugurisha kadonga yari amaye kuri 11 k'itomati, agurisha ingero 6 nyine. Mwishyuje arankubita,
aramubwira ngo wowe unyishyuza gute kandi uri umwana wanjye, ngo nyogokuru ntagishoboye guhinga, n'isambu yazisaruragamo yari iya mukecuru, ariko nyine yaramugeneraga nka nyina kuko nta mbaraga gifite zo kugera gute zo kuyihinga. yego nuko nguko amaze kunkubita nataha ngenda mbiganizaho umukecuru amwaka hahandi za tomati, aramubwira uti soroma itomati zawe nizirangira ntuzongere kumva n'igiceri cyawe basi zisorome, ayazavamo uzagenda ugure yawe isambu umvire mu isambu. Bigenda uko nguko nawe arabyumva nyine, isambu arayireka ifatwa na mamudogo. Ubwo kuva uwo munsi byabaye bifu yanjye na Muyomba. Ahita agira gute aranyirukana. Uwo munsi mudogo agifata iyo sambu, gerazi neza yuko nyine umukecuru umujinya nurangira azamubwira uti akira isambu mwana wanjye kuko nta wundi muntu ufite uyihinga, yumva ko yayimusubiza. Ariko mamudogo akimara kuyifata Muyomba yahise anyirukana. Ubwo ngubwo simvuge ngo nakenda, nagiraga inifomo imwe. Nese warigaga ko ari cyo kibazo narigaga narigaga mu wa gatatu, yanyirukanye niga mu wa gatatu primaire. Ariko n'ubundi amakayi iyo nakoraga ku munsi w'isoko ku wa gatatu no ku wa gatandatu, usibye ko ku wa gatatu tutiga, ku wa gatandatu ntiri kwigaga, ku wa gatatu sinajyaga ku ishuri. Byari bizwi neza ko ku wa gatatu ari ugushaka amafaranga kugura ikayi cyangwa se ikaramu. Uwo mukecuru yasoroma udukawa yari afite inyuma y'urugo akangurira niba nabonye ikaramu y'ijana, kuko mbere nyine iyo ukiri umwana niyo wakiri guhingira umuntu icyo aguhaye wakira icyo ngicyo, kuko ntabwo uba uragera ku rugero rwo gusaba byinshi. Umukecuru akangurira iyo kayi, nanjye ku wa gatatu ariko nabaga mbizi neza yuko ari umunsi wo gushaka amafaranga, ntawe nagiraga nsaba ikayi, ntawe nagiraga nsaba ikaramu. Ubwo marume akimara kunyirukana gutyo rero nahise ngenda kwa mama. Aho ahantu mama wawe yashakiye ugezeyo bigenda bite? Aho mama yashatse i Berejinye, naragezeyo nahabaye icyumweru. Bampereza igituntu. Igituntu hari uburozi bita igituntu. Urumva? Nari ndi mu myaka 13. Igituntu ni uburozi. Ni uburozi bita igituntu nyine. Sinzi niba utabyumva ariko wenda kirazwi mbega. Nakirwaye igihe cy'amezi 9. Urumva nari impari. Ubwo igihe ntangiye gukira maze gutora akabaraga, koko sinavaga ibazaho umuntu ari njyewe ubwanjye mu myaka 13 napimaga ibiro 17. Mfite imyaka 13. N'umwana mutoya ushobora kuvuga agashobora kumara imyaka 5 ari gupima na veni, ariko bapima 17. Nari narabaye nk'urutozo ubyumve. Mama ubwo niwe yakomeje kumbaho hafi. Nese ninde icyo gihe wamenye umuntu waguhaye ubwo burozi? Umenya gute? Ko ngiye nakoreraga hirya no hino nshaka amarariro. Nagendaga hirya no hino ngashaka icyo kurarira, ngashaka iyo karamu, aho nari kurira sinari kuhamenya. Icyo gihe mama wawe yarakwakiriye neza nta kibazo? Yaranyakiriye. Birangije. Ubwo ngubwo nyine umugabo we kamwite papa. Umugabo we abonye ndwaye igihe kingana gutyo ati umutakajeho ibintu byinshi. Aho amaze gutora agatege, aho nyine nari ntangiye kuzajya muzanira utuzi, njya gutashya nkamuzanira udukwi, nire n'utundi turimo tw'umwana yakora mu rugo. Aravuga uti nta kundi nabigenza. Umugabo we yinyweraga icupa ku rwego rwo hejuru. Aza rero rimwe yasinze yisajije neza mbye, aransora, yansoye ari 3 z'ijoro, kandi iyo ruguru 3 z'ijoro aba ari nka 8. Haba umwijima, imbeho, ibiki, nk'umuntu wari umaze igihe ndwaye. Harya ni mu kahe karere ubu ngubu? Ni akarere ka Rusizi, umurenge ni Nzahaha, akagari ni Akanyenje. Niyo ngiyo. Imbeho yari nyinshi pe, rwego rwo hejuru. Ansora nk'iyo saha, ankubita cyane. Mama agize ngo yitambike nawe arakubita. Ngo nta bagabo babiri babana mu rugo rumwe. Ndavuga uti wenda buriya nuko yasinze. Mama nawe aratuza. Icyo gihe nagiye kurara kwanjye, sinzi niba mama yararaye mu nzu, sinzi niba yaraje kumufungura, sinzi naho yaraye. Gusa bwakeye njya kureba inkweto za bodaboda kuko yaje kumbyutsa ku buriri.
nabyutse niruka nkakubita imijugujugu ndenga nca mu rutoki nyine ahantu abaturanyi barahurura nyine umwe mu baturanyi ampereza aho kuryama bukeye nsubiraho ngiye kureba za nkweto nibwira ngo kuko yabivuze wenda yasinze ni inzoga zamuvugishaga byarangiye ntari nakandagira no mu rugo yanteye imijugujugu mamute se uramuhora iki bo biba induru rero mu rugo bahamagaza umuryango uraterana njyewe ba marume si banyiyumvagamo ba mamudogo nabo bari uko nguko kuko nyine ngo nabyawe n'umusilamu data yari umusilamu ntibumvaga nyine ko ntibiyumvaga ko n'ubwoko bwabo mbega amaraso yabo banza yabo n'abasilamu si byahuraga niko nabivuga bo umuryango uraterana bateranye rero umugabo uti njyewe nabyanzuye ubwo ngo yari yabivuze uko nguko nibwira ko ari inzoga ndavuga uti umuntu wasinze buriya ntakomeje gusa we ahubwo yarabimaranye iminsi yarebye igihe amezi 9 nari mparwariye areba wenda buriya reka bari ko mbivuga nk'ubushobozi yarantakajeho ariko nta n'ubushobozi ikintu yankoreraga hego ni ukugenda muri Kongo gusa nabyo wenda nabimushimira yatwaraga awe akora akazi n'umukarani yikoreraga amata akajya muri Kongo akangurira ibiyiko 2 by'umuti w'igituntu wo kundukisha bo nuko nguko ayo mezi 9 nuko twabanye nayo nyine gusa uwo munsi inama yateranye niho yabivuze nyine abikuye ku mutima nashakanye na mama wawe sinashakanye nawe kuko niko yari ari kuvuga kuko nta nzoga ari yanyweye noneho yabivuze ari seriye umuryango wateranye uti mama warahitamo mama uti none se ko nza gushaka hanga nakubwiye ko mfite umwana kandi ko wowe nawe wamubonaga twavuganye neza ko tuzashakana umuruzi bimeze bite umugabo uti koko nibyo nanjye mfite abandi hanze araza nanjye nza n'abandi bane mfite hariya hanze babane babe 5 n'uwo nguwo ugiye kuvuka amurumva yararwite yari afite inda ya gashiki kanje bita Janine n'uwo nguwo ugiye kuvuka bazaba ari 6 mama nawe yari bakwitereza abo bana 5 nanjye nkajya wundi wa 6 ndi n'umurwayi akazavutsa n'undi mwana afite mu mezi 6 gusa ku kwezi kwa nyuma ukwezi kwa 5 mama niho yaje guperereza amenya ko ariho nkora noneho aje nk'umuntu uje kunsura gusa uwo munsi yaje ari ku cyumweru arambwira ngo arashaka ko tujyana ahantu muherekeje nyine nk'umuntu aje kunsura aramanura anjyana muri site ku isoko arambwira uti icara aho ngaho tugenda ku mubyeyi nyine anyicaza ngaho ni umubyeyi ucuruza yari afite amangazine arambwira uti icara aho ngaho ntegereze ndaje ndicara nako bo hashize nk'iminota 10 mbona mama ntari kuza hashira isaha pe atari yangeraho ndavuga uti vesa noneho kuko ankoresha kandi akabona ari njyewe wenda baranavugaga yuko umuntu wemeraga guca bugufi nkamukora ibyo byose kandi nta hantu nyine yampishaga n'amafaranga narayakiraga muri restaurant vuga uti bura nasanga nambura araza gutongana bishobora no kumburisha akazi ndavuga uti reka nzamuke ngenda ndazamutse ngiye ku kazi mama ubwo yazamutse yagiye mu gishomo bo noneho nza gushakisha uburyo namuvugisha kuri telefone muhamagara ambwira uti ugumaho nagusiza aho niho iwanyu ndamubaza uti aha niho iwacu gute se kare we wambyaye ko mwanyirukanye iwacu uri kunjyana iwacu kwande utaho niho kwaswa aho ngaho nagusize aba ariho uzaguma kuri uwo mumama uwo mama se yari yamubwiye icyakuzanye njye yaranjyanye aranyicaza gusa arambwira uti guma aho ngaho bo gusa uwo mama yagumije kunyitegereza nyine aranyitegereza njye no kugenda ndamubwira uti rero ndagende kubona mama atinze arandeka nawe ndagenda arambaza gusa gukora he ndamubwira uti nkora ku Cyagara kwa Vesa numva nawe arahazi bo nuko nguko ndazamutse nsubiye mu kazi mama muvugishije ati hara niho iwanyu ntagire ikintu uzongera kumbaza
ubwo urwanjye ndarurangije nawe ugenda wirwariza uko yambwiye bibwa ukundi kubivuga nyine ngende nirwarize imyaka 14 niyo nari maze kugeramo ndamanutse ngiye kuri uwo mubyeyi ndamubwira uti none se ko mama yanzanye hano akambwira ngo aha ngaha ni iwacu papa ari hehe nagiye mubaza papa utese wowe uri ndamubwira uti ni kwa Isaka uti Isaka kwandese uturiya ni mama twari twazanye hano ngura mubyeyi ngo ndamuzi ngo ari umukazana wacu ubwiye utari umukazana wanyu sinabyumvaga nyine sinabyumvaga kuko umuntu ugiye yaje gutya antereka nyine atagenda nta kuvugana menshi wari ukumusuhuza anagina se namusezeye gusa ubwo se yakwakiye yishimye wehe uwo mama yarambwiye gusa ngo uriya yari umukazana wacu arangije arambwira uti noneho reka ngushakire itike kuzamura umusange mu Gishoma usange mama wawe umusange namubwira uti ngiye simva ahangaha utambwiyeho papa ari kuko bambwiye ko ahangaha ari iwacu ubwo njye natekerezaga ko iyo mitungo ari yicayemo wenda buriya yaba ari data wayihashye akaba ari kushaka kugirukana nyine mbega muri make nuko nabitekerezaga ati se ahangaha ni iwanyu kwande ndamubwira uti amazina mubwira data uko yirwa uti uwo ni musaza wanjye ndavuga uti noneho ubwo uri shangazi uti ndi nyogosenge hanyuma arambwira uti reka ngo utegere uzamuke ujye mu Gishoma ugende ujye kuzana imyenda yawe uzaze nkujyane ku ishuri anyakira uko nguko mpabaye igihe cy'icyumweru niwe nishangazi narinzi haza undi shangazi aje kudusura ugize babiri bagize babiri aje kuko nawe si yaranze araza baramwakira nawe aransuhuza baravuga uti uyu n'umwana musaza wawe uti musaza wanjye uko muzi ntago ajya abyara abana barebare ngo ntago ajya abyara abana b'urukara nyine avuga ibintu byinshi ndatuza shangazi aratuza arangije ubwo niwe ndakeka ari wamusizemo politike zo kumbwira n'intahe nari mpamaze icyumweru urumva nari ntarajya ku ishuri shangazi arambwira uti zamuka ujye mu Gishoma ujye gushaka ibyemezo by'ishuri ahubwo antekerera ibintu mu ipaniye ngira ngo ni ibiryo ngira ngo ni ibintu njye gusurisha mama kumbi ni imyenda yanjye yabashije no kungurira imyenda yanguriye n'udukweto yanguriye n'amakaye nshyitse mu Gishoma ndamuhamagana ngo uti none se ko master kwimye yanyinye icyemezo ndabigenza gute ngo komeza wijya aho ngaho ugume wiga aho ngaho mu Gishoma ngiye nzaza kukirebera icyemezo genda ujye ku ishuri urebe ko wakiga nk'ukwezi kumwe bazaguhereza icyemezo nta kibazo wari ugiye kwiga ibiki rero nari ngiye kwiga mu ishuri muri primaire ufite imyaka 14 mu wa mbere nari ngiye kwiga mu wa gatatu kuko nari igituntu ariho niga urumva wariye uburozi ariho wiga ariho niga nuko mama rero mbimubwiyeho yuko banyohereje kwiga aho ngaho ntiyabyumva ati ubwashize arunsenyeye nanone uragarutse aransura nawe anyirukansa cyane uti subira kwa nyogokuru bingingera abanyokuru bamira icyo bagutegeka cyose niba ari izo nka zabo zahirire niba ari ayo matomati muyahingane ujye ubakorera nyine ariko ubona aho urara ujye ujya ku ishuri naragiye koko ninginga mukecuru arabyumva turabanye nimukiye mu wa 4 none ntangira kuzajya mbura yakaye rero na yakaramu mukecuru amaze gusaza ku buryo nyine yarari gufashwa mbega muri make kurya nabamugeneraga nawe kumwambika n'abana be bamwambikaga bamarume nabo rero bari aho ngaho ntacyo bari bitayeho kuko bamfataga nkaho batanze mukecuru ati nta kundi nabigenza urabona ntabwo izo ni fomu uziganya umwaka wose zarashize zarabaye ibire bubanza n'ibipantaro nkibitse narayibitse nabisize nk'ikimenyetso narayimanitse ubutaniza nzayizana urumva mukecuru aranyesha arambwira uti genda ugende kwa mamudogo wa mukuru ubanyagahinga umusabe mubane ukwezi urebe ko yazajya kugura ikaye n'ikaramu ngiyeyo nawe nsanga abana biwe babiri namufataga nka mushiki wanjye yari Mahoro na Dusenge nabo barabicaje bo bari bageze mu wa 6 kubera no kubura ubushobozi
nawe n'icyo kurya cyari ikibazo. Umwe yacaga hirya no hino, umwana akagenda mu rugo rw'umuturanyi akarya, nyina akagenda agashabika nyine icyo abonye akazana bakarya. Ariko urumva ko nanjye narije kongera umubare kandi ntanakora, urumva sinakoraga. Kwiga buriya iyo wiga ntacyo uba ukora. Nabo turananiranywa. Ngize ngo nsubire kuganiriza mukecuru uti reka reka, ngize ngo nikoze kuri mama uti reka reka, mbura aho ngana rero. Nibwo natangiye kuzajya nirirwa ndoba mu gishanga, ndoba ibijori nkagurisha. Ibijori ni iki? Ni indugu wenda muri nambyita indugu. Nkazajya ndoba izo ndugu nkagurisha 500, nabona ayo 500 rase y'umugoroba bikaba birabonetse. Nabona ayo 500 n'ejo rase y'umugoroba birabonetse. Wowe ntabwo waziryaga zo? Wowe ntabwo waziryaga? Naziryaga nzitekere hehe. Kubwo ngubwo nacungaga umugoroba ugeze nkagenda kwitseba mu gikoni kwa nyokorume. Inka yabaga hano nawe yacanaga hano. Gusa hari harunze amashishwa y'ibishyimbo menshi, niyo nagendaga nkitsimbamo kuko yari akuriye abanyerondo. Si ngombwa kumuvuga mu izina. Yari akuriye abanyerondo b'umurenge wa Nzaha bose ari wo bakuriye. Kumubona byari karate nyine. Ubwo nahemberaga saa 12 zigiye kugera z'igitondo kaba nagiye. Kirirwa mu gishanga nshakisha ndebe ko nabona izo ndugu. Noneho regiye kiza kugera nyine igihe cy'imvura kigeze ntabwo ubu kizibona. Mbora uko mbigenza. Gusa nongera kumanuka nza kwinginga abashangazi ndebe ko ari cyo bamfasha. Shangazi aravuga uti nta kindi nagufasha. Isko nta munana afite hano. Na nyoko nta munana bafite hano. Bajya kukubyara basize bagurishije inzu. Urumva aranjyana pe anyereka niyo nzu. Mbona ni inzu nziza koko bari bamaze kugera nyine ku rwego utabita bakira ariko nyine utanabita bakira. Ariko nyine babuze iki, babuze mind zo kubicunga, ahubwo bakurikirana bararikira ibyabo mbega. Nuko nguko arangije arambwira uti wowe icara hano ngiye kukushyira mu ishuri unkundire gusa uzige. Ndemera kuzakurihira amashuri yose hava akagera. Ubarize se? Nzakurihira. Ndize nabwo ngumva nagiye gusaba icyemezo niga mu wa 4 navuye mu ishuri niga mu wa 4 basubiza inyuma nongera ntagera mu wa 3. Yangeze mu myaka 16 nsubira mu wa 3. Ndize ngeze mu wa 5 primaire. Uburara nanjye buramfata reka mbyite uburara. Kuko aho kwa shangazi kuko nari naramenyereye ubuzima bwanjye, namenyereye gukorera 500 yanjye ku muhanda nkayararira. Nari maze kumenya gukora ku mafaranga. Kubona mpabaye imyaka 2 rero nta n'igiceri cy'ijana ndi gukoraho nkumva biraje. Niyo ya myaka twaye tugezemo nyine hamwe umwana abwira umubyeyi abwira umwana ntiyumve, cyangwa se umwana nyine cyane nyine kagasuzuguro k'urubyiruka. Amaraso aragize atangiye kunshuka. Ndamwegera ndamubwira uti ngiye nta kindi mbona ndi kubona ishuri rirananiye. Ati gikunaniye gute ko nkurihira ko nkwambika ko nkugaburira niki kikunaniye mu ishuri. Gusa simbogamizi yuko nanjye nari mbifitemo uruhare kwanga ishuri. Ahubwo shangazi mukuru yarankankamiraga cyane. Gute? Abana be barihirwaga n'uwo shangazi. Ubwo wanyakiriye. Bagaburirwa n'uwo shangazi. Bambikwa nawe kuko uwo mukuru nta bushobozi ari yifitiye. Gusa aho nari maze kuhagerera ubwo ngubwo byahise bipunguka. Urabyumva? Ndabyumva. Kubarihira akarihira bamwe nyine bamukankamika ute se uyu nguyu wenda mushyira hehe biza kugira ishyari. Biza kugira ishyari akatangira kuntera nyine abwira amagambo nkomeretsa akanjurira cyane mbega muri make. Akanjurira gusa ijambo akunda gukoresha nyine nuko ntago tukuzi uri kinyandaro, we ntago tukuzi uri kinyendaro. Tuse ndi kinyendaro gute kandi mwemera yuko data ari Musa nyine yitwaga Musa. Muzi neza ko musaza wanyu ba kinyendaro gute. Barambwira uti abana twemera n'abana yabyaye Nyamasheke. Ubwo hari abandi akimara kugera Nyamasheke yarabyayeyo nawe. Hari abandi yari yabyayeyo. Uti we ntago tukwemera. Nawe yabaye umwe mu bantu bankomeretsaga bakananca intege. Bituma wumva udashaka kwiga kubaho ngaho ahubwo.
kubaho ngaho kwa shangazi numva ndahahaze mbega n'ubundi kuhaba nta mahoro nkumva biri kunjena yego sinavaga ku ishuri ngo mfate ikayi n'ikaramu nandike nk'undi muntu kuko shangazi mukuru ni nawe wabatekeraga kuko shangazi abaga ari mu kazi uwo mukuru niwe wazaga agateka akagaburira abana agacyura twihuta icyo gihe noneho ubayeho nyine uje kuva mu ishuri byagenze gute rero kimara kuva mu ishuri nahise nza gushaka akazi i Kigali. wahise uzi Kigali? nahise nzi Kigali nza ahantu bita i Nyanza Gicukiro ahantu bita i Kagasa niyo nagiye gukora nari ntetewe akazi na mubyara wanjye ambwira ngo nyine ni akazi ni urugo rw'umuntu ngo ntawuhaba ni ukuba mucungira urugo nyine ariko gusanga afite umwana w'imyaka 6 uhari ariko ntabwo ko ari umwana w'imyaka 6 ari umwana uri kwiga kwicara ahubwo abo bantu nari ngiye naho gukora akazi i Kigali bari abasekirite umugore yari umusekirite urumva yari afite n'umwana mutoya n'umugabo ari umusekirite bakora amanywa n'ijoro ariko nta wundi muntu bafite uri mu rugo bamfasha akazi ko mu rugo gutyo bakoze ukwezi kwa mbere nakwishyuye itiki ryanzamuka ukwezi kwa mbere nakwishyuye itiki ukwa kabiri ngukoze numva noneho biranze wahembwaga ngahe? 10,000 nibyo bampembaga bya 10,000 yampembye ku kwezi kwa kabiri nabone nta kindi nabikoresha uretse gushaka uburyo namanuka ngasubira i Rusizi ngasubira iwacu ngasubira mu buzima bwanjye koko ubwo Kigali yari nanereka ariko ukongera ukasubira kuroba harya kuroba gasubira kuroba nuko nguko nsubira i Rusizi gutyo nahageze rero shangazi arandakariye bose barandakariye nabo bahita bagira gute banje iteka baranjugunya barambwira uti genda ujye kuba ku muhanda kuko ratunaniye baba bandekuye gutya sohoka umuryango wose kwa data sinari mbabaye no kwa mama sinari mbabaye nagiye kuba ku buzima bwo ku muhanda gusa kuba ku muhanda hari umubyeyi wari waturutse mu Gishoma wari warareranywe na mama yari umuryango gusa yaratuye mu Bugarama abimenye arabimubwira ko banyirukanye mama nawe yari amaze kubiha umutima avuga ute nananiranywa nabo ngabo nyine kuko sinjya gusenya urwanjye kubwiwe kuko nanjye nta handi hantu mfite ho gupfunda umutwe aramubwira uti mufate umuzani wawe anjyana kuwo mubyeyi bamwita Shantari kamuvuge mu izina kuko ntaho cyo muhishaho anjyana kuwo Shantari gusa nawe akaba yari afite umugabo umusinzi itabi inzoga byose yaranywaga ku rwego rwo hejuru nawe yari umukarani gusa agira intambara nyinshi mu rugo yakubita umugore gutyo rero nagira agahinda k'uburyo ari we wazanye ari uri kungarurira umuntu nkababara gusa nkatuza mvuga uti ni w'abandi ndi reka ndyame tukabyuka tukajya mu murima ahantu bita mu Gisheke mu Muhe tugahinga tugataha umubyeyi akagenda gushakisha acuruzaga umuceri mu isoko nako tukirwa aho ku Rusizi koga cyangwa se tunakora n'amasuku gusa nyine nako kazi kwari twiberemo muri uwo muryango ariko nta mahoro yari afite uwo mugabo yari umusinzi yamuturaga inzoga gusa simvuga ngo aricyo namushinja ngo yamuhoraga we yazaga yasinda gusa agakubita umwana agakubita umugore agakubita uwitambikaga wese n'umuturanyi yarakubitaga noneho rimwe raza kumukubita gutyo aza kumukubita uko nguko nanjye mpari mpicaye turi kurya yaje turi kurya da uwo munsi kwari kwiriwe duhinga aho ngaho mu Gisheke turi gutera imyumbati turataha umubyeyi agenda gukora akorera amafaranga ni cyabiri kuko niyo yaje afite mu maboko niyo yaduha tujya guhaha duhaha nyamaha y'ifu y'amafaranga 600 uri kubyumva andi 600 yari asigaye kwa yaguzemo Zambia n'utundi tuboga yahisharimo n'utundi tuboga n'utuvuta twijana igihe turi kurya kwicaye twese muri salo urumva turi kurya kwicaye muri salo uwo mugabo araza yasinze bya biryo arabimennye titubiriye azanye intambara kubisa abana kubisa umugore ngiye kubyihanganira rero birananira urarwana ndarwana
gusa kuko nta ntege yari afite n'ubundi iguhe ikintu yafataga ni ugusingira inkoni hafi aho ngaho, yaba isafuriya yaba igikombe cyose yatoraga akubita gusa, akubita akomeretsa mu mutwe gusa. Noneho njyewe rero sinabyakiriye neza, nahagurutse gutyo nirukankira mu cyumba mu masuka, aho hari amasuka, bamukubise isuka y'ikiyo mu mugongo, nawe nta kindi yakoze, ahise asora nyirukaho ndasohoka nirukanka ndahunga, asora imyenda ngenda uko nguko. Sinagiye noneho mbonye ubuzima bunshanze, sinagiye ngo nongere gusubira ku muhanda kuko namaze guca akenge. Naragiye nsubira kwa shangazi we mu rugo, ndyama mu rupangu, nkomaga ku rupangu nsanga harafunze n'urupangu, ndyamiwe ku isima ku irembo. Mu gitondo araza arahansanga, ntiyamvugisha. Icy'ingenzi cya mbere kimpangayikisha kurenza ibindi byose ni uburyo namenya nanjye kavuke, nkavuga uti nanjye mfite ababyeyi, nkagira uwo nita umubyeyi, kuko ubu ndezwe bupfubyi, imyaka ibaye myinshi nderwa bupfubyi, nta cyiza nigejejeho muri makeya, nta cyiza nigejejeho. nk'ubu burwayi uyu mubyeyi nawe kuko nta bushobozi yifitiye, ntabwo nzagenda ngo mukoreze imitwaro yanjye, nawe afite iyindi yikoreye, afite abana akeneye kugaburira, afite abana akeneye kwambika, nawe ubwe n'umwe. Urumva, nashakaga njyewe menye ngo data ariho cyangwa se ariho, kuko shangazi ndamuganiriza nkamwegera na mukecuru, bakambwira uti ntabwo tubizi. Ubwo ngiye kuva mu bwana bwanjye nyine numva ko nyine ariho gusa, numva ko bavugaga ngo yigeze aza kunsura. Ubwo icyo gihe namaze ngo amezi 6 mvutse, aribwo yazaga aje gusura mama, bongera basubiranayo mu Bugarama. Nicyo gihe njye sinari muzi rero, ubu nshobora kuba namubona ku ifoto pe. Ubwashize shangazi yarambwiye ngo yarapfuye, na mukecuru arabyemeza uti yarapfuye, kuko ngo hashize imyaka 16 batumva ijwi ryiwe batanamubona. Shangazi uti yarapfuye, na nyine nateje induru, bijya no mu buyobozi pe, bati nta kundi, ntago tuzi ni akavukire yiwe, aho cyabikora icyo tuzi, icyo bemeye cyo nuko aho yaratuye kavukire yaho babahaye amasambu, nta numwe wigeze ajya kuyifata. Ise ubabyara wo muri Kongo, uko baje mu Rwanda baturutse muri Kongo, niyo bavukiye. Hari amasambu yabasigiye, ariko nta numwe wigeze agira gute ajya kuyifata. Ni ukuvuga ngo ngufashije, ni ukuvuga ngo icyo wowe wifuza, nkurikije icyo nkufashije nyine neza, icyo wifuza ni uko wabona umuntu ugufasha mu bijyanye no kwivuza, ukaba nyine nawe ukagira ubwo burenganzira, nanone kandi abantu muri famiye yawe bakakwakira. Muri famiye ntibanyakira, ntibanyemera. Yego, icyo yifuza mwabyumvishe, nuko famiye yo yamwakira, ndetse nanone akanabaho nyine, akabasha kubona ubwo buvuzi, kugira ngo nawe akire nyine, atangire nawe akore nk'abandi basore. Murabona ko atari mutoya, ni umusore. Ufite imyaka ingahe harya? Maze kugira imyaka 20. Yego. Rero ku muntu wifuza kugira icyo amufasha, tubibuze gushyira nimero yiwe hasi, muri buze kuza wifuza kumuhamagara cyangwa kumubwira ibintu runaka, turi buze gushyiraho nimero ziwe, muzagenda mumuhamagara. Niba ufite ubufasha nyine tanga, burya ngo gutanga biruta guhabwa. Reka rero ugiye mbashimire cyane mwe mwakurikiye kino kiganiro, kuva ikiganiro kigitangira kugeza kano kanya. Reka tuzasubira ubutaha, niba utara subscribing nizere ko wabikoze. See you next time, bye.